ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Reka nongere mbahe ikaze inshuti z'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda. Kwita ku bidukikije no kurushaho kubibungabunga bifite inyunganizi ikomeye izatuma intego z'iterambere rirambye zigomba kugerwaho mu mwaka w'ibihumbi 2030 zishyirwa mu bikorwa uko byifujwe n'ibihugu bigize uyu mubumbe. Gusa kugira ngo ibi bigerweho birasaba ko ibihugu bifata iya mbere bishyiraho ingamba zihamye na politike zigamije guhangana n'ihumana ry'amazi, imihindagurikire y'ibihe, kurinda izimira ry'ibinyabuzima bitandukanye n'ibindi bikorwa biganisha ku kwangirika kw'ibidukikije mu rwego rwo kuzamura ubukungu no guhindura sosiyete. Mu Rwanda izi gahunda nazo ziri mu zibanzweho, hashyirwaho amategeko agena uburyo ibidukikije bigomba kubungwabungwa, uburyo abaturage bagomba kubimenyeshwa ndetse no kwigishwa uburyo bunoze bwo kurushaho kubirengera. Umwe mu mirongo inyuzwamo izo nyigisho ni itangazamakuru. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe icyo amategeko agena mu kurengera ibidukikije no kubishishikariza abaturage, uruhare rw'itangazamakuru, umusaruro wavuye mu byanyujijwe mu bitangazamakuru ndetse n'igikwiye kwibandwaho kugira ngo birusheho gukorwa neza. Ikaze. Mu Rwanda itegeko rigena ibidukikije ryashyizweho hagamijwe gushyiraho uburyo bwo kurengera, kubungabunga no guteza imbere ibidukikije. Ingingo yaryo ya 6 ivuga ku ihame ryo kumenyesha no gushishikariza kubungabunga ibidukikije. Iri hame ryo kumenyesha no gushishikariza kubungabunga ibidukikije rifasha kunoza imyumvire ku kamaro k'ibidukikije no kubibungabunga. Buri muntu afite uburenganzira bwo kumenyeshwa imiterere y'ibidukikije kandi asabwa kugira uruhare mu ngamba n'ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije. Mu ngingo ya 7 rivuga ku ihame ry'ubufatanye. Iri ryo rifasha gushyira hamwe imbaraga mu kubungabunga ibidukikije. Muri politike yayo yo kurengera ibidukikije, leta yihutira guteza imbere ubutwererane n'amahanga. Inzego z'ubuyobozi, imiryango nyarwanda na mvamahanga itari ya leta, amashyirahamwe ndetse n'abikorera basabwa gufatanya mu kwita ku bidukikije. Mu rwego rwo kwimakaza no gushyira mu bikorwa ibi bikubiye muri iri tegeko, ikigo cyo kubungabunga ibidukikije mu Rwanda REMA muri politike yacyo yagennye uruhare n'imikoranire hagati ya leta, abikorera n'imiryango itari ya leta. Iyo mikoranire hakubiyemo gukora ubukangurambaga mu baturage ndetse no kuzamura ubumenyi ku birebana n'ibidukikije. Muri aba bafatanyabikorwa haziramo n'itangazamakuru. Urwego ikigo REMA kivuga ko ari umuyoboro ukoreshwa cyane mu kugeza amakuru ku baturage arebana n'ibidukikije. Umuturage abyuka acomeka radiyo ye kugira ngo ashobore kumenya ibigezweho, ashobore kumenya n'ibyamugirira akamaro. Rero itangazamakuru ridufasha mu gusakaza ubumenyi cyangwa se amakuru ajyanye no kubungabunga ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ugasanga rero abanyamakuru bafashe ya mbere mu kugira uruhare mu gutangaza amakuru ajyanye no kubungabunga ibidukikije. Badufasha rero mu kuzamura imyumvire mu baturage, uburyo twabungabunga ibidukikije tukashobora no guhangana n'ibibazo biterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Itangazamakuru rero turifata nk'umuyoboro mwiza udufasha kwegera abaturage, tuganira ku byadufasha mu kubungabunga ibidukikije, cyane ko usanga n'ibibazo by'ibidukikije abantu ari bo bafite uruhare runini rwo kuba babibungabunga, cyane nubwo bafite uruhare mu kubyangiza, ariko iyo dukoranye n'itangazamakuru bidufasha mu kwigisha abaturarwanda ndetse n'isi yose uburyo ibidukikije byabungwabungwa. Amahame agenga itangazamakuru harimo gutangaza amakuru, kwigisha no gutuma abantu bidagadura. Gutangaza amakuru ibi biziramo no kwigisha no kumenyesha abaturage ingamba nshya za guverinoma ndetse na politike zashyizweho. Ibi biri mu byubakiweho hakorwa inkuru zitandukanye zirebana n'ibidukikije, cyane ku mirongo migari yagiye ishyirwaho igamije kurengera ibidukikije mu Rwanda. Ni inkuru zagiye zitangazwa ndetse no mu isesengura rya bamwe mu banyamakuru bagiye bazikora bavuga ko hari umusaruro ugaragara wavuyemo. Ku bwanjye nibaza ko cyangwa se ngiye nareba realite yabayeho, ndibuka igihe bajyaga bavuga ibijyanye no guca amashashi
twagiye dukora inkuru zitandukanye, gutera ibiti, twagiye dukora inkuru n'ibiganiro bitandukanye. Iyo urebye u Rwanda uyu munsi uburyo rushimwa, iyo ugenze mu Rwanda ukabona uburyo u Rwanda rugeze ku ntera ishimishije mu kubungabunga ibidukikije, itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye. Ku rundi ruhande, abakora umwuga w'itangazamakuru bavuga ko mu isesengura bagiye bakora ku musaruro ndetse n'uruhare itangazamakuru rigira mu kurushaho kurengera no gukangurira abaturage kubungabunga ibidukikije, ntibigarukira ku kwigisha abaturage uburyo bwo kurengera ibidukikije gusa, ahubwo ngo hari n'ibyemezo inzego za leta zifata bishingiye ku ishusho y'uko itangazamakuru ryagaragaje uburyo ibidukikije bibangamiwe. Ibi nabyo bishyirwa mu ruhare n'umusanzu w'itangazamakuru mu kurushaho kubungabunga ibidukikije. Hari ibihe gutwika amashyamba byari ibintu nk'abantu wenda batuye mu bice bitari iby'imijyi babonaga buri munsi, ukabona buri gihe ibidukikije birangizwa, abenshi ari no kubera ko batabifiteho nk'ubumenyi buhagije, akumva ko ari uburenganzira bwe, akumva ko ari nabwo buryo bwonyine yakoresha, niba ari nk'inkwi akeneye akumva ko ari bwo buryo bwonyine ashobora gukoresha kandi bwangiza ibidukikije. Uko rero abantu bagiye batanga ubwo butumwa n'abayobozi bakifasha bya bitangazamakuru bigera ku bantu benshi, bagatanga bwa butumwa bwo kurengera ibidukikije, byatanze umusaruro mwinshi, ku buryo navuga ko uko ubutumwa burushaho gutangazwa no kugezwa ku baturage, ni nako n'ibidukikije barushaho kubibungabunga. Niba wanditse inkuru ko uruganda rwafashe itiyo rukohereza imyanda mu ruzi rwa Nyabarongo cyangwa se rw'Akagera, nyuma rukaza guhagarikwa bigakosorwa, urumva urwo n'uruhare rufatika cyane. Hari n'izindi ngamba bitewe n'ibibazo byagiye bivugwa cyane cyane mu bidukikije, noneho leta yajya gufata ingamba muri rusange zijyanye n'ibidukikije, bagafatira kuri ibyo bibazo bikomeye byagiye bizamurwa n'itangazamakuru, bagafata ingamba mu by'ukuri bahereye ku bibazo byagaragaje. Kandi iyo bitaza kugaragaza, uko ntabwo bavuga ngo ikigo wenda gishinzwe kurengera ibidukikije abakozi bayo baba bari ahantu hose ku buryo byose babibona. Ni ukuvuga ngo itangazamakuru aho ririho hose mu mpande zitandukanye z'igihugu zigaragaje ibyo bintu, byagiye bibafasha nabo kuvuga bati twicare dufate imyanzuro, turabona ibibazo byazamuwe kandi birabangamye, hajya hafatwa ingamba za politiki zitandukanye kubera izo nkuru. Ni umusaruro bavuga ko ugaragarira mu ngeri zitandukanye, haba uko abaturage bitwara mu kurushaho kubungabunga ibidukikije, ingamba na politike bishyirwaho n'inzego za leta zifite mu nshingano kubungabunga ibidukikije, ndetse n'aho u Rwanda ruhagaze mu ruhando mpuzamahanga, haba mu karere ruherereyemo ndetse no hakurya y'inyanja ngari mu kubungabunga ibidukikije. Gusa ku ruhande rw'ikigo REMA, ubu bukangurambaga bukorwa n'itangazamakuru ngo buracyakeneye gushyirwamo imbaraga kugira ngo amahame ndetse n'ingamba zirushaho kwimakazwa mu ngeri zitandukanye z'abaturarwanda. Cyashyirwamo imbaraga, buriya terminologies cyangwa se amagambo akoreshwa mu kubungabunga ibidukikije hagenda hahinduka n'ibikorwa byinshi. Twatangiye twumva kubungabunga ibidukikije ari kubungabunga umutungo kamere, amazi, ubutaka, imisozi n'ibindi, ariko igihe kirageze aho kubungabunga ibidukikije bishyirwa no mu bikorwa bya buri munsi, naho watekerezaga ko bitari ngombwa ugasanga ni ngombwa. Urugero, turasabwa gushishikariza urubyiruko kuko ni nabo benshi mu gihugu cyacu, mu bikorwa byabo byose, haba ibikorwa byabo bya siporo, haba ibikorwa bakunda bya entertainment, kubungabunga ibidukikije bakaba babyumva ko ari ibyabo, nabo bakadufasha kwigisha abandi. Harimo nk'amadini, iyo abayoboke b'idini runaka bagiye gusenga, buriya usanga ubutumwa bwo kubungabunga ibidukikije, cyane ko na Bibiliya aho ishingiye ko Imana yaremye isi ikarema umuntu kugira ngo abungabunge biriya bidukikije. Rero mbona twashyiramo imbaraga mu gukorana n'abanyamakuru kugira ngo na za nzego zitandukanye, inzego z'abagore, idini, abikorera ku giti cyabo, urubyiruko, abanyamakuru nabo bashobore kubageraho, badufashe mu kureba ibyo bakora bifasha mu kubungabunga ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ziriya ngendo shuri, aho abaturage runaka cyangwa se mu gace runaka baba bafite ibikorwa by'indashyikirwa bagiye bakora byo gusubiranya ahangiritse, yenda se aho babungabunze ibidukikije
bakabikora neza kurusha abandi kugira ngo dushobore kwigiraho. Twumva rero aricyo kintu cyashyirwamo imbaraga, tukaba twanasaba abanyamakuru kudatezuka ku gukunda ibidukikije no kubibungabunga no kubikundisha abandi. Ibi kugira ngo bigerweho birasaba ubumenyi bwisumbuyeho ku banyamakuru ndetse n'ubushobozi buhagije bwo kugera ku bice bitandukanye bigomba kugaragazwa, haba ku bikorwa neza ndetse n'ibikwiye gukosorwa. Ni ingingo no mu nzego z'igihugu zireberera abanyamakuru nazo zatekerejeho muri uwo murongo wo kwimakaza umuco mu gihugu wo kurushaho kubungabunga ibidukikije. Buri mwaka inama nkuru y'itangazamakuru ku bufatanye n'ikigo REMA bategura amahugurwa ku banyamakuru batandukanye bigishwa uburyo bunoze bwo gutegura no gutangaza inkuru ku bijyanye n'ibidukikije bageza ku baturage, ndetse hanategurwa ishimwe rigenerwa batangaje inkuru nziza kuri iyo ngingo mu rwego rwo kubatiza umurindi mu kazi kabo. Ni igikorwa ku ruhande rw'inama nkuru y'itangazamakuru mu Rwanda bavuga ko byarushijeho kuzamura ireme mu byo abanyamakuru batangaza ku birebana n'ibidukikije. Ibi ngo byanagize uruhare rukomeye mu gutuma abanyarwanda bamenya aho igihugu cyabo kigeze n'aho gihagaze mu iterambere ryo kurengera ibidukikije. Ibi ari nabyo bashingiraho bavuga ko ayo mahugurwa agomba gukomeza gukorwa ndetse no gukomeza kubatera ingabo mu bitugu kugira ngo ibyo batangaza bigire ireme. Uretse nk'ayo mahugurwa twabahaye, twabaha n'umwanya wo gukora inkuru bakajya mu turere, mu mirenge, mu tugari, tunabafasha gukora imbuga n'ihuriro ribahuza nk'uko nabivuze kugira ngo barusheho gukomeza kwihugura, kuko kugira ngo bakore ubwo bukangurambaga bugire uruhare mu guhindura imikorere, imyitwarire y'abanyarwanda, bagira uruhare mu kubungabunga ibidukikije, bagira ibyabo, izo gahunda za leta zigira izabo. Nuko itangazamakuru rihora ribikora mu kazi karyo, ni ukuvuga mu makuru ritanga, mu biganiro rikora, mu nyandiko zandikwa, bigaba uburyo buhoraho. Icyo dukora rero ni uko tubahuza kugira ngo baganire, barebe niba koko ibyo bakoze byaratanze umusaruro. Ahaba hakiri inzitizi haba ari ahahe, bityo natwe tukabunganira. Ari nayo mpamvu dushaka ko amahugurwa nk'ayo yajya ahoraho. Ibyo tubishyira rero mu igenamigambi dukora rya buri mwaka kugira ngo umubare w'abanyamakuru yaba abandi twahuguye bagera hafi kuri 30 wiyongere, kuko ubukangurambaga kugira ngo butange umusaruro ni uko ibitangazamakuru dufite bigera hafi ku 150 babigira gahunda zabyo mu biganiro bakora, mu nkuru zitangazwa, bikaba byinshi kugira ngo iyo bigeze kuri benshi nanone na wa musaruro w'ubukangurambaga twifuza ugerwaho. Ni intumbero yafashwe yitezweho gutanga umusaruro bashingiye ku maze kuboneka ku byakozwe mbere. Gusa kugira ngo hatagira igisitaza iyo ntego, ndetse haba amakuru, ingamba n'inyigisho zitangazwa n'ibitangazamakuru hagamijwe kurengera ibidukikije, ikigo REMA gisaba ko inkuru zirebana n'ibidukikije zashyirwa mu zibanze zitangazwa buri munsi kugira ngo amakuru nk'ayo ajye ahora agera ku baturage umunsi ku wundi. Turabasaba ko kimwe nk'uko habaho inkuru ziba zigezweho zitandukanye, ibidukikije ni inkuru ya buri munsi. Nahereye ku bumenyi bw'ikirere. Buri munsi ikirere kirahinduka, buri munsi hari ibiba bisabwa kugira ngo bigezwe ku banyarwanda. Rero ndagira ngo abanyamakuru babe abafatanyabikorwa bihariye mu rwego rwo gutangaza amakuru, ubumenyi n'ingamba n'ibindi byinshi byafasha mu kuzamura imyumvire y'abaturage mu kubungabunga ibidukikije, kandi bakiyumva nk'abafatanyabikorwa bacu mu kwigisha uburyo twabungabunga ibidukikije, kuko kwigisha ni uguhozaho. Kurengera ibidukikije biri mu nshingano za buri munyarwanda wese, ndetse no gufashanya hagati y'inzego zitandukanye, haba iza leta, iz'abikorera, imiryango itari iya leta n'abaturage. Ubutumwa ndetse n'inyigisho bitangwa nabyo ni ingenzi kubisangizanya mu rwego rwo kurushaho kwimakaza umuco wo kubungabunga ibidukikije bituganisha ku iterambere rirambye. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije cya none, reka tugisoreza naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo.
ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.